urashaka kashi nkukubita umukecuru utanga amafaranga. Icyo gihe abimbwira nari maze nk'amezi 2 ngeze i Burayi. Ndamuhamagara ndambwira nti Cedric, kunzi ko nawe ukeneye ibiceri kandi nzi yuko izo diro ari zo ukora n'ubundi, kuki ushaka kumumpa we wagiye ukamurongora? Arambwira ati bro, njye ndi bize bya hatari, maze igihe ndi kumwe n'undi mumere wenda kumpa ibiceri, rero ntabwo naboneka. Kandi uwo mubyeyi waje, uwo mubyeyi ashaka umusore w'umwirabura, ngo bamubwiye yuko abatipe babirabura baba barenze. Ati rero njye ngo wayidiro nuyanga ndamuhundi. Icyo gihe urumva nk'umuntu utaramenyera i Burayi, urumva nta mafaranga ntake. Naravuze nti bro, uze n'ikindi, niba abo bantu bawe ubizeye njyewe duhuze nta kibazo. Yampuje n'umukecuru. Ntabwo yari umukecuru cyane, ariko yari akuze, umukecuru w'umuzungu. Uwo mukecuru yahise ampamagara kuri video call. Muri ako kanya bari bamuhaye nimero zanjye. Icyo gihe nari ndi kwa cousin wanjye, nagiye gusura ba cousins banjye. Ndamwita, turaganira, ambaza amafaranga. Yarambwiye ati ndaguha ngahe kugira ngo duhure unshimishe ko nshaka yuko tumarana ijoro turi kumwe. Ndamubwira nti rero wa mubyeyi we, njyewe ntabwo njya mbasha kwishyuza abantu ngiye kurongora. Wowe urampa ayo ushaka ukurikije uko nabigukoreye, pfa kuba gusa urampa amafaranga. Urumva kwigurisha ni ikintu kiba kigoye buriya cyane iyo utakimenyereye, kandi mu by'ukuri wumva ukeneye ayo mafaranga. Ubu buryo ubivugamo ukabura uko umuca amafaranga. Naramubwiye nti wowe urangenera umpaye ushaka. Arambwira ati ndagukunze cyane, mu basore bose bagiye bandongora ni wowe umbwira iryo jambo. Ubundi abandi ingwita ambwira ati ni $1,000 naya utariko wowe urihariye urantunguye. Arambwira ati hanyuma se turaza guhura ryari? Kuko njyewe ndagera muri hoteli yanjye 11:00 za nimugoroba, urangeraho sangahe? Ndamubwira ni we nuhagera uze guhita umpamagara. Uwo mugore ni umugore ukomeye byatari, ni umunyabusiness yari i Burayi, abantu baramuzi, ewana ni umucuruzi nyine ukomeye pe, uzwi cyane, ufite amafaranga. Ubwo reka rero 12:00 zigere. Ariko ubwo mbere yuko zigera, wa mushuti wanjye akaba yari yambwiye ati bro, aba bakecuru bakeneye umutipu ubarongora kabisa akabemeza. Ati genda muri farumasi ubabwire baguhe tuno tujyane, nutujyane yandangiye ntabwo wenda natuvugira hano. Arambwira ati genda baguhe tuno tujyane, nyamara gukubita tuno tujyane, genda udukoroge mu cyayi tunywe ubyibuze ubona nk'amasaha 3 ngo mubonane. Ewana uragenda umeze neza, twongera akanyabugabo nyine ku buryo uramwemeza. Arambwira ati kano kazi dukora gasaba imbaraga, gasaba ingufu, biragusaba kuba waryamye ku manywa, wakoze na siporo, ubundi ukorera amafaranga. Umushuti wanjye ni umukire cyane Cedric, nta kandi kazakora ni ugupfubura abadamu nyine b'abazungu bafite amafaranga bakamwishyura. Ni umukire pe, amafaranga yo arayafite. Ndetse nakundaga no kumuserereza amubwira nti se bro, ibyo bintu gukora ubona atari ububwa n'ubigumamo? Akambwira ati bro, hano hanze akazi karabuze, ugize amahirwe ubona hakura amafaranga. Ubwo ambura amasaha 3, ndabyibuka icyo gihe hari mu masaha 8. Nagiye muri farumasi mbaza ya majyane yambwiye, ndataha nyanywa mu cyayi. Isaha imwe yonyine amajyane natangiye kumva atangiye gukora akazi kayo, kuko nyuma yo kuyanywa hashize nk'isaha natangiye kumva nkumbuye kuryamana n'umukobwa pe. Ubwo naratuje ndaryama, ariko nshyiramo rive ya 11:30 zarageze. Umubyeyi arampamagara, yampamagaye 12:00 zuzuye. Arambwira ati uri tayari se uzo ndebe? Yari yambwiye hotel araza kuba arimo. Ndavuga nti yego, nubwo wenda nari maze igihe gito i Burayi, ariko ndi umuntu ukunda kugenda, nari maze gutembera ahantu henshi cyane. Abo ba cousins banjye ni abantu bakundaga kuntembereza.
ubwo aho hantu yambwiye rero yarari, iyo hoteli nari nyizi, ni hoteli ikomeye cyane izwi hara mu Burayi. Amasaha yarageze rero 12:00 ampamagaye, ewana ndifunga nambara neza, nambaye agasuti, nambara neza cyane, ndangije ntega taxi voiture karantwara kangeza kuri iyo hoteli umubyeyi yararimo. ubwo wibuke ngiye tutavuganye amafaranga, ariko urumva n'ubundi ubanza niyo atayama hari nari umurongore, ariko uzi kumara amezi 2 nta n'umuntu wanaguhari i Burayi. Nibwo umva ubuzima bw'i Burayi nta butandukanye n'ubwo muri Afurika. Ntabwo bino byo kuvuga ngo ushatse kurongora ngo urahita ushaka ngo umukobwa, biba bigoye, ntabwo wapfa kumubona, abantu baba ari bize cyane. Ubwo umukecuru nageze kuri hoteli, mbona haje abantu 2 b'abakobwa bakora kuri iyo hoteli, barambaza bati ni wowe runaka? Ntiye gutwereka ibyangombwa, ndabibereka. Barabanza baranansaka. Ntabwo wajya guhura n'umuntu w'umukire gutyo gusa batabanje kugusaka. Baransatse no muri box abageramo, nuko njya guhura na wa mubyeyi. Ingezemo nsanga umubyeyi ari hot kabisa, yanyiteguye. Nasanze yambaye, hari utwenda tuba tumeze nk'usupanete, na nkunda kutubona muri filime zino bakina z'ubusambanyi, abakobwa batwambaye tuba tumeze nk'udushumi gutya tuziritse ku maguru, nyine utwenda tw'indaya pe niko nabivuga. Nasanze umukecuru ariko yambaye gasa umutuku kabonerana, urumva ibintu byose byari hanze, na murongo yakambaye kugira umva uburyo kari gateye nyine. Narahageze mu mukecuru yiteguye pe. Mpageze nasanze ari kunywa rikeri sunayi kubwira gutera, ni rikeri ziryohera nyine, nuko ntibuke bwoko bwayo. Yansukiye mu karahure turasangira, tuganiraho akanya gatoya, ambwira ubuzima bw'i Burayi ko bumeze. Tubanza kuganiraho nk'iminota nka 30. Nyuma y'iyo minota 30 yarambaje ati hanyuma se musore, none ndakwishyura mbere ndakwishyura nyuma? Wambwiye ko ndaguhayo nshaka nkurikije uko twabikoze, ubwo ndayaguha nyuma? Ndamubwira nti njye urayama nyuma nta kibazo. Urumva, ariko ubwo nanjye ubwo nari meze nabi, numvaga nshaka kurongora kubera cyayi nanyweye. Urumva noneho nsanze umudamu ari tayari, ari ready, uburyo yambaye urabona ko yiteguye kurongorwa. Ntibyatinze narahagurutse nikuramo ubwoba n'isoni, ariko urumva ubwoba ntibwabura. Umuntu w'umukire nk'uwo, umuntu ujya kureba bakabanza bakagusaka, noneho ubwo natangiye kuvuga ntese nibiza kunjabuka nkamupfubya, noneho ntibari bunamfunge ndabigenzane. Ariko nihagazeho bishoboka, umubyeyi ntangira kumukorakora. N'ubundi yari yambaye utwenda tumeze nk'aho yambaye ubusa. Natangiye kumukora ku mabere, ntangira kwigira nyine nk'umuprofesiyoneri. Yari yananyishimiye, by the way, yari yishimiye ukuntu umeze, ukuntu naje nambaye, yari yanyishimiye, nari nabibonye. Uri ijisho rikureba neza niri kureba nabi, ntabwo wariyoberwa. Umubyeyi twatangiye gusomana, ewana umubyeyi urabizi abantu nk'abo nta soni baba bagira, itagira cyo afungura ipantaro atangira kunkoraho. Yaranyorohereje, ntabwo byari ibintu bigoye. Ntibyatinze twararyamanye. Ewana nanjye nkora iyo bwabaga cyane ko ntari nzi ngarampa ngahe. Nkora iyo bwabaga, mukorera udukoryo twose dushoboka. Noneho yaranyorohereje kuko urumva umuntu nk'uri bukwishyure akuyobora uko ashaka. Yarambwiraga ati kora hano, kora bino, bikore gutya. Urumva umuntu rero yakuyobora nta n'ikintu kigutonda kuruta uko wajya kwishakishiriza utazi igishimisha umuntu. Umubyeyi twararyamanye, ewana biratinda pe, biratinda. None urumva kubera kagacyayi nari nanyweye, nari mfite ikintu bita kime, mfite ikintu bita stamina. Umubyeyi namukoreye udukoryo, arambwira ati wa musore we, ibintu nkore nta nubwo bibaho. Icyo gihe byagenze neza, nanarayeyo. Twakoze amatura agera nko kuri 3 muri iryo joro. Mu gitondo bwarakeye, umukecuru arambwira ati
ngiye kuguha $1,000 kuko wanejeje cyane pe, wanejeje cyane. Nuko yambwiye si miliyoni irenga y'amanyarwanda, yampaye amafaranga. Ibaba data we arayampa, ndavuga nti ubu koko ahubwo ayo diro nziza nk'iyi ngiyi. Nahise mpamagara wa muje ambwira nti bro, umubyeyi namushimishije, nonaha miliyoni yanjye ndayicaranye. Yuriya nubwo mu bazungu wenda amafaranga yaho ata ibintu byawe ubuzima bwabo buhenze cyane, ariko miliyoni ni amafaranga menshi cyane, menshi cyane. Nk'uko inahari menshi naho ni menshi cyane. Ubwo habaye iki? Mu gitondo nafashe amafaranga yanjye nyakubita kuri konte, ndangije ndataha. Icyo gihe si bigenze neza, hari ikibazo kibayemo. Noneho umutipe arambwira ati bro, uwo Cedric ahubwo nzajya nkurangira n'abandi igihe ntahari, aho kugira ngo ayo mafaranga njye nyaha abandi batipe, basi wowe uri shumi yanjye nzajya nyakurangira. Urumva umuntu nk'uwo wabaye successful yanabikubwira igihe wumva nyamara wabikora, kuko ubona ubuzima nawe abayemo. Umuhungu umaze kugira imodoka zigera muri 3 zitandukanye kandi nziza zihenze, asohokera hashaka hose, amaze kugira amazu angahe hariya, uzi kugira inzu mu Burayi. Mbo gusa nanone ukibaza ati se azarongora abana bakecuru kugeza ryari? Gusa hari wenda ntiwamenya. Hanyuma iminsi yari icumye, hashize ibyumweru 3 wa mubyeyi yarongera arampamagara, arambwira ati maze igihe naragiye safari ariko nagarutse kuri ya hoteli, ese twakongera tukabonana cyangwa ntago uhari nshaka undi? Abakire urabizi nta nubwo bajya biginga, baba bizi ko abantu bafite inzara ari benshi, cyane cyane noneho b'Abanyafurika babizi ko tuba dufite inzara. Buriya abazungu bazi yuko abirabura nyine kuri gahunda barenze cyane abagabo b'abazungu. Namubwiye nti ndahari, niruka ndahari. Bro, iryo joro niwo munsi nahuye n'ikigeragezo mu buzima bwanjye ntazigera nibagirwa, ari nacyo cyatumye nza kuvuga buno buhamya, kugira ngo umwana w'umusore wese unteze amatwi akuremo isomo rye. Iryo joro yamamagara muri weekend, hari kuwa gatanu. Njya kumureba kuri iyo hoteli, hari iyo hoteli igira n'akantu kameze nk'ikimansuro cyangwa igisope, harimo utu night club dutandukanye, VIP, VVIP. Twagiye muri VVIP mbere yuko tujya kuryama, arambwira ati ndagira ngo tubanze dusangire icyo kunywa. Twagiye mu kabari ko muri iyo hoteli dusangira inzoga, turabyina. Bigeze nka saa 4 za nijoro, saa 5, nibwo yambwiye ati ndumva noneho nshaka ibintu, reka tuzamuke. Urumva bari we boss, niwe uyobora gahunda. Twarazamutse, ubwo nanjye kaga cyayi kongera akanyabugabo nabanje kukanywa, ndi tayari nditeguye. Twageze mu cyumba, n'ibyatinda twagezeyo deja dukuramo imyenda. Umubyeyi ndamurongora, ariko yari yasomye inzoga nyinshi cyane. Iryo joro yari yanyweye cyane, ubwo twari turi mu kabari, kandi njya kumureba nasanze nabwo yari yabanje kunywa. Mbo icyo gihe naramurongoye nk'uko byagenze ubushize. Birangiye yahise asinzira, nabonaga ameze nk'umuntu nyine unaniwe, nabonaga atameze neza. Duhita turyama, nanjye nahise niryamira. Urumva nanjye nari nasomye ku icupa, nubwo itari nyinshi cyane, cyane ko nanyweye nyinshi ntabasha no kumurongora kandi nagiye mu kazi. Bwarakeye mu gitondo, nicuye nanjye mu gitondo, umva ukuntu twasinziriye. Nicura sangahe mu masaa saa 10, oya ntabwo ari saa 12, ndumva ari mu masaa 1. Nibwo nakangutse, mbona umubyeyi aracyaryamye, ndamwihorera nanga kumukangura. Urumva ni umukire, ntabwo wabangamira umukire. Nagumye gutegereza ko umuntu abyuka, njya muri dushe ndakaraba, numiza agacyayi. Mbona saa 3 zirageze, pozisiyo aryamyemo ikiri yayindi. Naravuze nti si umuntu yarwaye. Nibwo natangiye kumukomakoma, ndanyeganyeza, ndanosha. Umuntu yaciyeho nk'ejo, umuntu yapfuye.
mbona yagagaye. Ndavuga nti ntibishoboka. Nahise mpamagara, haba harimo telefone, nahise mpamagara ndavuga nti mudufashe, umuntu ndabona ajya yapfuye. Bahita baza birukanka abakozi bo muri iyo hoteli. Ubwo nahise nambara, ariko we nanze kwirirwa mwambika, uko yarameze niko bamusanze. Baraza barareba, babona umuntu ntahumeka. Uwo mwanya ati ntago uva hano wa musore we, guma ahangaha widusigira umurambo, reka duhamagare ambilansi wenda ibanguke turebe ko hari icyo bakora. Bahamagaye ambilansi, bahamagara abapolisi, baza birukanka. Urumva umukire nk'uwo nguwo aba nazwi cyane. Ubwo abaganga bahise baza, bashita umutima bagira bati, baravuga uti byarangiye. Wa musore we rero urasobanura uko byagenze. Bankubise n'ipingu. Bro, nahise mvuga nti noneho ubuzima bwanjye burarangiye. Twaragiye batangira gukora iperereza. Ubwo gukora iperereza ndi hehe? Ndi guhatwa ibibazo kuri polisi. Ese nugakangaye mwari muryamanye? Ese ni ndamukurangiye? Ese bwanyu mbere byagenze bite? Ese umurongo hari icyo bakubaza ibibazo? Byagenze bite? Babaye bamfunze bavuga uti ntabwo twapfa kurekura mu gihe iperereza rigikorwa. Ubwo baragiye baraperereza, nyuma basanga umukecuru yarasanzwe afite ikibazo cy'umutima. Hanyuma natabawe n'iki? Nuko muri ibyo byumba harimo kamera. Harimo kamera, nibwo bafashe amashusho y'uburyo ijoro ryagenze, babona yuko ntacyo natwaye umukecuru, ndetse baranabibona yuko agira ikibazo cy'umutima, ndetse byaragaragaraga ko ari umutima wamwishe. Ariko baravuga uti tugomba gupima neza, ntabwo umuntu nk'uyu yapfa gupfa ngo birangire gutyo. Nafunzwe nk'ibyumweru 3 bagiperereza, mara mu kwezi muri make nibwo bamfunguye. Bavuga uti nyuma yo gusanga uri umwere igendere. Bro, ariko ngiyo hataza kuba izo kamera, ndakubwiza ukuri, iyo hataza kuba izo kamera mba narafunzwe, narakatiwe, kuko ntabwo byumvikana ukuntu umuntu mwahura muri bazima mwese bugacya yapfuye ngo babyemere. Mwa basore mwe rero mumeze nkanjye, mudashaka gutegereza ngo basi mukora akazi gaciye mu mucyo, igihe cyose muzahura n'ibi bibazo. Ngaho ibibazo igihe bagiye gupfubura nk'umugore w'abandi hatari n'izo kamera, cyangwa se mugahura hari n'uwabanje kumuroga mbere yuko muhura akagupfiraho, niwe bizagiraho ingaruka. Basi njye nkumva niba ugiye no gukora ibyo bintu, ni ubundi niba uteretana n'umuntu atari n'umugore wawe, atari umugabo wawe, igenda mukora ibyo mukora, nibirangira witahire. Urajya kurarayo mu biki? Kari hano usanga bikugizeho ingaruka. Mu by'ukuri sinjye warose mvayo, ariko nari mfunzwe burundu kari kambayeho.